mureke akore, rimwe na rimwe nawe umuhe ibyo akora. Nishimiye kubagezaho uburyo gukoresha intoki ku bana ari ingenzi cyane mu buryo butandukanye. Umwana bitewe n'ikigero arimo cyangwa se agezemo, gukoresha intoki bizamufasha gukura mu gihagararo, akure mu bwenge ndetse akure no mu myifatire. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana kenshi, ujye ubona ibintu byinshi bitandukanye ngenda mbagezaho. Ibi ndabibabwira nkurikije icyiciro cy'abana, kuva ndahera ku mwana w'umwaka umwe ngeze ku mwana w'imyaka 12 ugiye muri adolescence. Icyiciro cya mbere rero ni umwana w'imyaka 1 kugeza ku myaka 3. Uriya mwana ubona ko akunda gukora utuntu, rimwe na rimwe tukatwita gukubagana, rimwe na rimwe tukababuza. Ubona ko hari n'ubwo ubona uri nko kumesa ukabona umwana aragusanze agiye mu myenda ukamukuramo. Burya ntabwo ari byo. Ni byiza yuko nawe wamushyira nk'ibase ku ruhande, hanyuma agakinisha cyangwa se ukamushyiramo n'imyenda, nawe akumva uko kumesa biba bimeze, akumva uko umubyeyi we cyangwa se umurera arimo kubigenza akureberaho. Ikindi bakunda gukinisha ibintu bitandukanye, wenda nk'ibipese cyangwa se utundi tuntu tubegereye. Icyo gihe rero ubona ko abana bakunda no kunyanyagiza ibintu, aho ikintu wagisize rwose ntabwo ushobora kukihasanga. Icyo gihe rero kikwereka yuko umwana wawe ari gukura neza kandi ari muzima. Bituma rero ahuza amaso ye n'intoki. Ni ukuvuga ngo aho amaso ye yerekeje ni naho intoki nazo zerekera. Ikindi bituma umwana amenya uko atwara ibyiyumviro bye. Iyo hari ikintu kimwe mu byo yakinishije kimubabaje, aragitinya. Iyo agiye kongera kugikoraho kugikinisha, ubona ko afite akantu k'ubwoba ko kongera kugikinisha. Urumva rero ko kumureka akabikinisha, wowe umurinda yuko yakinisha bya bindi biri bumwangirize cyangwa se biri buze gutuma yajya agira ubwoba, ariko ukamureka akabikinisha. Ni ukuvuga ngo ahuza intoki n'amaso. Ikindi ibyiyumviro bye amenya uburyo abitwara. Uwo ni umwana wo mu kigero cy'umwaka 1 ndetse n'imyaka 3. Ikigero cya kabiri rero, ikigero cya kabiri tugezeho ni ikigero cy'umwana w'imyaka 4 kugeza ku myaka 6. Aba bana baba bari muri nasari, yego, cyangwa se materineri. Aba bana mubona ko bakunze gushwanyaguza ibintu, ibipapuro, amakaye yabo baba bayaciye. Ahantu bari ubona nyine ko hagaragaza ko hari abana, haba hari akavuyo pe! Nta kintu kiba kiri mu mwanya wacyo, aragiterura akakijyana hariya, mbese aba ari inkubaganyi. Ni ba bandi dukunze kwita inkubaganyi. Aba bana kandi uzasanga bakunda gushushanya. Uzabona azafata ingwa, aho azayibona uzasanga yashushanyije ku nzu, imiryango, ahantu hose yashushanyije, ibitanda, n'afata ikara biraba uko nguko. Igikapu ajyana ku ishuri uzasanga yagishushanyijeho, yagishwaraguyeho ibintu. Ibyo bintu ni byiza, ni byiza cyane. Nubwo rimwe na rimwe nyine ababarera babona bitangiye kuba byinshi. Urumva umwana niba yashushanyije ku gikuta, ku nzugi, ukabona ahantu hose harashushanyije, nubwo barimo kubyigiramo, ariko nyine nawe uba ubona ko arimo kuguha akazi kenshi. Ariko jya umureka kubera ko uriya mwana nibwo aba atangiye kwandika. Gutangira kwandika kwe rero bikomeza imitsi y'intoki. Intoki ze zirakomeza. Nyuma y'icyo kandi abana barahanga. Ni ukuvuga ngo iyo umwana arimo gushushanya atekereza akantu mu mutwe we, akareba nk'akantu akumva yakigana, ugasanga niko yashushanyije.
akareba nk'umwana mu gitabo akavuga ati uyu mwana ngiye kumwigana, ugasanga yamushushanyije. Icyo gihe urumva ko umwana aba arimo gukoresha ubwonko bwe cyane, kandi akaba yabikurizamo ikintu cy'ubuhanzi. Umwana ashobora gukura aho ngaho ikintu bivuga ngo ngewe nzaba umuhanzi mu bintu bitandukanye, bitewe n'uko wagiye umureka agakoresha intoki ze, agakoresha amarangamutima ye. Ni ukuvuga ngo nubwo rimwe na rimwe usanga hari ubwo bisa naho biri kutubangamira, ariko ku mwana biba birimo kumufasha cyane. Tugeze ku cyiciro cy'umwana wa gatatu. Umwana wa gatatu ni umwana w'imyaka 7 n'9. Uyu mwana aba ari mu mashuri abanza, ubwo ni muri pirimeri. Aha ngaha umwana biba bigaragara ko amaze gukura, ariko nubwo aba akuze nanone aba akeneye gukoresha intoki ze cyane cyane pe. Aha ngaha niho umwana ushobora kumugeragereza ukavuga ati uyu mwana ibi bintu arabishoboye, cyangwa se azabishobora, cyangwa se atazabishobora. Uyu mwana rero aba akunze gukora iki? Aha ni handi uzasanga abana bakunda cyane cyane nk'abahungu, bazasanga bari gukora amamodokari, barimo guhanga utuntu, nyine bakoresha intoki cyane. Uzasanga yakoze indege, bakora ibishushanyo bakoresheje intoki zabo. Bashobora kubikora mu bipapuro, bashobora kubikora mu mabuye, bashobora kubikora ni hahandi bubaka. Hanyuma ku bana b'abakobwa bo usanga utwo dukobwa dukunze nko kudoda, ukabona adoza agakanzu k'igipupe cye, ukabona afashe agakubuzo akuye ahantu ngo agiye gukora iby'abana, agiye gutekera abana be, cyangwa se ari kwigana twa turimo tukabona umuntu umurera cyangwa se umuba hafi akunze gukora. Uyu mwana rero yigiramo ikintu cyitwa kwigenga. Ni ukuvuga ngo we ibyo agiye gukora yumva ko akwiriye kubikora, kandi noneho akagira intego. Niba umwana yatangiye gukora imodokari, ntabwo ushobora kumuhagarika imodoka ye atari yayirangiza. Umwana uri kudoda cyangwa se urimo guhanga agakanzu k'igipupe cye, ntabwo uzamubuza. Azagakatagura, akice, aza kubaze, cyangwa se yongere atekereze. N'urumva ko bwa buhanzi burazamuka, akomeze atekereze, ariko birangire atuze ari uko ageze ku ntego yihaye. Ni ukuvuga ngo umwana wo muri iki kigero, icyiza cy'uko umureka agakoresha intoki ze ni uko yigiramo kugira intego, kandi akanigirira icyizere. Urumva iyo amaze gukora ako kantu ahita yumva nanjye aka kantu ndagashoboye, uzi ko ntari nzi ko kino ntagikora, akagenda akereka abandi bana ngo dore bino ni njye wabikoze. Aho ngaho yigirira icyizere, akumva ko hari icyo nawe yimariye cyangwa se ikindi kintu umwana yigiramo kuri iyi myaka, yigiramo kwihangana. Ni ukuvuga ngo umwana iyo abikoze bikanga bwa mbere, arabishwambaguza we, akabirakarira, ariko akongera akibuka yuko ako kantu agakeneye, akongera akagatangira. Iyo amaze kubona sitepu ya mbere yemeye, akomerezaho, ntabwo acika intege. Uyu mwana rwose ni umwana uba uri mu kigero cyiza gishimishije, kubona utuntu twe akoze ubona tumeze neza. Noneho udukobwa ukajya kubona ukabona yagiye gushaka uturabo ngo agiye gutera, akadutera ahantu. Uriya mwana wagiye gutera uturabo uzarebe, ntabwo azagatera ngo akareke, azagatera ubundi bujya bucya mu gitondo, ariko nawe nk'umufasha cyangwa se nk'umurera uzajya ugenda umuhereza kuraje z'ibyo yakoze, kugira ngo nawe abyishimire. Ni ukuvuga ngo niba yateye utwo turabo ukamubwira ati birasa neza, donc uramushimira, hanyuma
umubwire uti indabo rero ziruma mu gihe cy'izuba, hanyuma umubwire ko agomba kujya arazisukira. Umwana akibyuka mu gitondo na mbere y'uko akaraba mu maso, azabyukana akantu agiye gushyira amazi kuri cya kintu yateye. Ubona rero ko ari uburyo bwiza bwo kureramo umwana ku buryo akura rwose impinduka ze ubona ko ari nziza. Tugeze ku mwana wa 4. Uyu mwana ni umwana w'imyaka 10 kugeza kuri 12. Rimwe na rimwe hari ubwo aba agenda kujya muri segonderi. Uyu mwana ni umwangavu, aba atangiye ikigero cy'ubwangavu. Uyu mwana aba ari mu kigero cyo kwiha intego kandi zikomeye. Ni ukuvuga ngo ntabwo bagikora twa tundi tworoheje two kubaka inzu mu bitaka, oya. We noneho ashaka uburyo azubaka inzu ikomeye. Ni ukuvuga ngo we aba yageze ku rwego akora ibintu akabona ko ari ibintu noneho biri riyo. Noneho agakunda gukora imirimo yo mu rugo. Ni ukuvuga ngo nk'abahungu akenshi bigana ba papa wabo, abakobwa bakigana ba mama wabo. Uzasanga umwana w'umukobwa ari hahandi umubwira uti mu gitondo ujye urazinduka ukubure. Umwana aba ageze mu kigero cyiza rwose cyo kubyibwiriza, ugasanga yakubuye, ugasanga yatunganyije icyumba cye, ugasanga yakoropye cyangwa se yahanaguye wenda aho yaririye. Uyu mwana akora uturimo twinshi two mu rugo. Ujye umureka dukore, aba akeneye kudukora. Ikintu rero bizafasha uyu mwana utwo turimo tuzamufasha kwirinda kwihugiraho. Urumva ni umwana uba ugeze mu kigero cyo kwibaza utubazo twinshi, adolescence. Ni ukuvuga ngo najya muri utwo turimo ntabwo azibaza stress, nta stress azagira. Icyo ni kimwe. Icya kabiri kandi azigiramo kwihangana no gushaka ibisubizo. Uyu mwana urimo gukora utwo turimo, uko byagenda kose aba ashaka uburyo utwo tuntu twe tuzagenda neza. Kandi umwana icyo kigero nicyo umuntu ahita abona ngo uyu mwana akwiriye kuba afite isuku. Umwana ubona nta gihinduka, ukabona n'ubundi ibintu biracyarundanya ahantu hamwe, nta kintu umubwiye, ntabwo akeneye kudukuraho ngo adushyire hariya. Uwo mwana aba ageze mu gihe cyiza cyo kumutoza isuku. Rwose ni umwana mwiza wo gutozwa isuku. Hanyuma uwo mwana bimurinda umwanya munini yajyaga afata wo gukoresha za televiziyo, za telefone. Murazi ko ibyo bintu atari byiza ku bana. Urumva rero iyo wamuretse agakora utwo turimo twose, ubona nawe afite confidence z'uko ari responsable, z'uko hari ikintu yakoze cyiza. Ngibyo rero ni ukuvuga ngo muri make umwana wacu wo kuva ku mwaka 1 kugeza ku myaka 12, imirimo y'amaboko iramufasha cyane mu mikurire ye, mu byiyumviro bye, mu mitekerereze. Ni ukuvuga ngo kiriya ni cyo gihe cyiza cyo kwagura ubwonko bw'umwana binyuze mu mirimo y'amaboko. Reka umwana azamure icyizere cye, reka umwana, toza umwana isuku, gerageza gutuma amarangamutima y'umwana uyashyira ku kigero cyiza, umureka agakora uturimo tw'amaboko. Ndagushimiye cyane rero yuko wabanye nawe.